kuguha ikaze wo nkurikiranye rero kugira ngo mwifuje umwaka mushya wa 2024 twinjamo ukomeze kugenda uguhira ndetse Imana ikomeze kugenda ikurinda ibibazo byinshi harimo uburwayi, harimo impanuka, harimo ubukene, inzara ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye aho biguhe amafaranga no guhirwa. Mumeze gute aho ngaho rero mutuye? Ni ya comment ukagenda ukansubiza rero uko biba byifashe aho ngaho mu karere cyangwa se intara utuyemo cyangwa se niba uri no mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yacyo ukaba ugize icetse zo gukanda kuri ino video mubwira ngo Imana ikomeze kugenda iguha umugisha. Itakanye rero tuba tugiye kubaha amakuru arimo aragenda atrending hano hanze agenda aca ibintu n'amakuru abagezweho mu star mu politike mu gihugu imbere mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu Burayi muri Afrika no ku yindi migabane itandukanye. Tugenda tubaha amakuru y'ibyamamare rero muri politike, mu myidagaduro nka siporo, muri football n'imikino igiye itandukanye nk'uko ukuntu biba byifashe. Si tudatinze rero reka tubabwire ngo tugiye kuganira ku musore wacu Israel Mbonyi ku ijambo cyangwa se ku kintu yisabiye nyakubahwa Madamu Jeannette Paul Kagame. Nyakubahwa Jeannette Kagame munyihanganire nimvuze ngo Madamu Jeannette Paul Kagame munyihanganire biba ari ibibazo byinshi kuko umurama w'abatekereza ibintu byinshi aba agomba gukora, niyo mpamvu kaba kivanzamo ariko munyihanganire. Umusore Israel Mbonyi rero yabaye gutya aganira na Madamu Jeannette Paul na Madamu Jeannette Kagame nubwo baganiriye igihe kitari kinini ariko afite ibyo yamusabye aribyo tugiye kurebera aha ndetse turabuza kubumvisha n'amajwi muraza kuyumva rwose nimuze kugira ikibazo. Hari ku itariki 2 rero z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024 urumva ni vuba tugitangira umwaka rwose nibwo baje kuba baganira amubwira ko mu kazi kiwe akora habonekamo imbogamizi nini kandi zigiye zitandukanye. Avuga ko ikintu cyitwa showbiz yo mu Rwanda iri hasi cyane kubera ko nta support bakunda kubona y'abayobozi, bakunda kubona support ari imikino igiye itandukanye yo gukinisha football cyangwa se y'amaboko za volleyball za rugby. Avuga ko umuziki utajya pfa kubona support kandi nawe umuziki ufitiye akamaro abantu benshi ndetse harimo n'abanyarwanda. Cyane yibanze ku muziki wa gospel. Avuga ko nta za conference zijya zitegurwa cyangwa se andi marushanwa agendeye kuri gospel byinshi biba biri kuri za secular. Bavuga ko ari ibibazo bikomeye cyane aba gospel harimo n'abantu baba bakizamuka murabizi mu Rwanda dufite aba gospel kandi baririmba neza. Urebye urugero nka Mr Democracy nk'uko we yagiye abyivuga atanga urugero atanga kuri Marine Gahongayire naho yitangaho urugero Masamba n'abandi bantu benshi cyane. hari Masamba tutaza kujya muri Masamba uririmba ibingi bya Rwanda, hari n'undi Masamba uririmba gospel. Si ibyo gusa yavuze abasitari benshi ariko si ngombwa ngo njye mbavuga ariko gusa avuga ko mu muziki wa gospel uri mu Rwanda ukomeje kugenda ujya hasi kubera ko nta support ihagije. Bavuga ko nubwo wenda atari ikibazo yakabaye kuza avuga ariko nanone avuga ko akeneye ubufasha bwabo ndetse bafasha umuziki wa gospel kuko umuziki wa gospel ufasha abantu benshi, harimo abababaye, harimo abafite umunaba ari ku muziki wa gospel ukangira ukabagaburira ibyiringiro kubera ko muri umuziki nawe uri mu bintu birema cyane rwose mujya mubyumva nk'ibo habaye nk'ikibazo imiziki imwe n'imwe igenda icishwamo ndetse ikaza ikayobya n'abantu benshi. Urugero urebeye nko kuri 1994 mbere y'uko jenoside iba, bamwe mu bahutu baririmbaga indirimbo zigamije kwangisha abatutsi no kubasebya ariko bakabicisha mu buryo bw'indirimbo bavuga ko bagomba kwicwa bagatsembwa ariko babicishije mu buryo bw'indirimbo. Indirimbo ni nziza ariko naryo burya ziranasenya iyo abantu bari muri situation mbi bakaba bafatana no bakaza kumva za ndirimbo urumva ko zigera nazo zigira ingaruka. Ngayo nguko nuko yabaye yavuga asaba support kuri gospel ndetse no gushyigikira bamwe mu bantu bakora gospel mu Rwanda kugira ngo nabo bagire aho bava naho bagera.
kuko umuziki nyarwanda nawe ukeneye gospel kubera ko urimo n'abantu bakiri bato, abapeti bakiri bato baba barabuze uwo muntu bazamura kubera ko baba biyumvamo gospel, ugasanga bamwe na bamwe bayivamo baririmba bahita bajya mu masekula. Urebye nk'abahanzi benshi bagenda bazamuka, harimo ba Joyce Nziza, harimo ba Safi Madiba baririmbye kera, harimo nk'aba Ari Ways, harimo nk'aba Kingston nawe Kingston yaririmbye muri korali no kutabizi, abo bose ba Platini P, harimo umva nta bahanzi benshi cyane bagiye baririmba mu makorali, baririmba amagospel ariko nyuma bakaza kubireka bakigira mu miziki ya sekula kuko niyo ifite imbaraga cyane kurusha gospel. Ngo nanone ntabwo baba bafata amafaranga ngo bakashura mu kintu biteguye guhomba, kandi nanone ntabwo baba bumva ko impano zabo baba bafite zo kuririmba zitagomba kubatunga ngo uko baririmba gospel gusa ntibaze kuririmba amasekula. Nuko rero yabaye asaba uburyo bafasha abantu baririmba gospel nabo bakagira ahantu bava naho bagera. Ubwira ngo rero wowe wankurikiranye gatanu kuri gatanu ukanda subscribe n'inda kandi subscribe, like, comment kugira ngo tujye dukomeza tugendana. Nanakubwira ngo rero Imana ikomeje kugenda igufasha mu kazi kawe ka buri munsi, ikomeje kugenda iguhira. Nkubwira ngo yari Gatatu Olivier nakagaruka buri munsi. Ciao ciao.